Haleluya. Haleluya. Nanjye ndashima Imana muri icamunsi kuba nagiye icyizere n'Imana yo kugira ngo tugire ijambo ry'Imana cyangwa ijambo ryayo dusangira. Ni icyizere gikomeye kubahagarara imbere yanyu kugira ikintu navuga, ariko ibyo mvuga ni iby'Imana kandi Imana niyo mushoboza wacu. Ndashima Imana rero ku bwanyu namwe mwabashe guterana uyu muhate ntabwo ari ubusa ku mwami, namwe muzagororerwa. Imana iduhana umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana bise binahura n'indirimbo tumaze kuririmba yo gutanga amaturo ndetse n'ishimwe ryayikomejeho bivuga ko ab'imitima amoko yanduye cyangwa imitima yanduye batazabona Imana, ndetse n'indirimbo turirimbye y'amaturo irajya guhura n'intego natekereje na haya magambo avuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Umuhinzi iyo agiye kubiba agenda ababaye, agenda akenshi n'imbuto abasigaranye nkeya yarayimaze, ariko ibihe bibaye byiza nawe agashyiramo agatege, agahinga, akuhira, igihe cyo gusarura aranezerwa. Natwe rero turi mu nzu y'Imana, natwe icyo tubiba, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Turakoresha amagambo y'Imana twasomewe, ntabwo ndi buyajye kure cyane, niyo dukoresha ariya yo muri Yesaya ibice 14 ku murongo wa 3 kugera kuri 15, ndetse no mu byahishuriwe Yohana igice cya 14 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Badusomera aya magambo muri Yesaya muri kiriya gice cya 14, twumvishemo inkuru ivuga ku irimbuka rya Babuloni. Ku irimbuka rya Babuloni nk'umurwa igihugu cyari gikomeye. Babuloni ni igihugu cyakomeye cyane, ngira ngo ahagana dukurikije ibyo dusoma mu mateka, agana mu mwaka w'100 mbere y'uko Yesu avuka. Cyari igihugu gikomeye cyane, gifite ubwami bukomeye bwageze kure, bwakwiriye isi yose, ndetse no muri Bibiliya dusomamo ko ubwami muri Esiteri ngira ngo soma ko byari byarageze mu bihugu 127. Ni ukuvuga ngo ubwami bwarabaye bugari cyane, kuva uhereye muri za Egypte na Ethiopia ukagenda ukagera ahantu kure cyane hafi yo mu bihugu mu Bushinwa, mu Bamongol, nabyo tujya tubisoma muri Bibiliya. Ni igihugu rero cyari gikomeye cyane, ariko ugukomera kwacyo ntabwo kwabaye gukomera ko kugira ngo gukorere Imana, ahubwo kwabaye gukomera kugira ngo kwikorera ibyo bishakiye, kuko babonaga bafite ubwo ubutware bwose n'ibihugu bakolonije n'ubukungu babonaga, byatumye bajya hejuru, byatumye basuzugura Imana, bakora ibyangwa n'Imana, ndetse byagezeho bajya gukoloniza cyangwa bajya kunyaga, batera igihugu, batera Yerusalemu ahabaga ubwoko bw'Imana, habaga Abayuda, barabanyaga, barabatwara abanyaga. Ngira ngo tujya dusoma mu nkuru zo muri Daniyeli, tubonamwo abagabo banyazwe muri icyo gihe. Ntabwo ari bo bonyine, nuko ari bo tubona, ariko Abayuda benshi baranyazwe, bajyanwaho ari imbohe, bajyanwaho ari abanyagano, bajya i Babuloni, bajya gukoreshwa imirimo y'agahato nyine nk'uko abanyazwe bose bajya, nk'uko byagendaga kera ibihugu byanyagaga abantu cyangwa ibihugu byakolonizaga abandi byabakoreshaga imirimo y'agahato cyangwa imirimo nk'abacakara. Ariko n'Abayuda batwaweho nabo bari baragomeye Imana. Tujya tubisoma iyo dusoma inkuru z'Abaheburayo z'Abisirayeli bava muri Egiputa bakagenda bakajya gutura mu gihugu Imana yarabageneye i Kanani. Baragiye uko amasekuruza agiye akurikirana,
nabo bagomera Imana, kandi Imana nyamara yakoze ibitangaza mu maso yabo babireba. Murabyibuka, mujya mubisoma, kuko ibyo ndi kuvuga hano ntabwo ari ibintu bishyashya, ni ibintu turi kwibukiranya. Twese ni ibintu dusanzwe tuzi. Imana yakoreye ibitangaza mu maso yabo. Imana yabavanye kwa Farawo mu maboko akomeye. Mu gitabo cy'Itangiriro, mu gitabo cyo Kuva turabisoma ukuntu bahavuye bakagenda bakambuka inyanja. Barabibona ko ari Imana ibikora. Inyanja irakama irumuka, nta hantu byari byarabaye. Baragenda bagerayo, baba mu butayu, baba mu imyaka 40, imyenda ntiyabacikiraho, batungwa n'amande. Imana irabatunga, ibaha amazi. Bari barabonye ibitangaza. Ariko bageze mu gihugu bamaze kurya bagahaga, kandi Imana yari yarababujije, bibagirwa ibyo bitangaza byose Imana yakoreye mu maso yabo. Baradamarara, batangira gusenga ibigirwamana. Noneho igihe kigeze, abanyakarudaya b'i Babuloni batera Yerusalemu, barasenya, batwara abantu benshi cyane, ndetse tujya dusoma ko bamazemo n'imyaka myinshi bakagenda. Izi nkuru zo kugoma kw'aba Abisirayeli kandi bwari ubwoko bw'Imana tujya tuzisoma no mu gitabo cya Yeremiya mu gice cya 25, niho tubona uko biyandaritse bagasuzugura Imana, Imana bakayitera umugongo, bagakora ibyangwa n'Imana. Nyamara Imana yarakoreye ibitangaza byayo imbere yabo. Imana yarababwiye ko izabagirira neza nibayubaha, ariko baje kugira bakora ibyaha. Iyi Babuloni rero twarimo tuvuga, tugereranya n'isi ya none. Natwe turi muri Babuloni, ntaho bitanye, natwe turi muri Babuloni. Ibyo tubona byabayeho muri kiriya gihe, natwe uyu munsi turabibona ko byeze ahantu hose. Icyo gihe i Babuloni bamaze kwizera amaboko yabo, bamaze kubona bakomeye, bakubaka amazu, bakubaka ubwami bwabo, bakanyaga izahabu hirya no hino mu bihugu bakolonizaga, bakubaka ndetse n'iminara miremire. Bibagiye Imana bayishyira ku ruhande, bumva nibwo bizera amaboko yabo. Ibyaha bakoraga birimo ibyaha by'ubutinganyi, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha byo kuramya ibigirwamana. Biriya byaha nibyo byatumye Imana ifata umugambi wo kubarimbura. Ariko natwe iyo twitegereje muri iyi si ya none umunsi turimo, biriya byaha twasomaga mu mateka ya kera, cyangwa dusoma muri Bibiliya tukagira ngo byari bigenewe abantu ba kera, natwe uyu munsi iyo tubyitegereje turabibona. Mujya mwumva hirya no hino za leta zemeye ubutinganyi mu mategeko yabyo bikajyamo. Twari dufite agahenge kuko byenda hano bitari byemerwa ngo bijye mu mategeko, ariko nabo birahari, izo kura zirahari, izo muvomo zirahari hirya no hino, mujya mubyumva, tujya tubibona. Ibyo rero byabaye i Babuloni, natwe uyu munsi biratureba. Natwe uyu munsi biradusaba kubitekerezaho, tukamenya impamvu Imana yarimbuye i Babuloni, yarimbuye buriya bwami kandi bwari bukomeye, bukomeye cyane. Ikindi cyari gikomeye, ndetse n'Abisirayeli bahamwe kiyagiye batwarwaho iminyago cyangwa mu bunyage, ni ibintu byitwa ku ibigirwamana. Buriya nakunze gusoma, namwe mwese mwarabisomye, niba ari ikintu cya mbere Imana yanga ibigirwamana. Kwimura Imana ukayishyira ku ruhande ukagira ibigirwamana. Imana yanga ibigirwamana. Twese ko duteraniye aha ngaha, umuntu ashobora kwisoma akavuga ati ibigirwamana ko iwacu nta ndari haba, iwacu ntabwo tugira indaro, ntabwo njya kuraguza. Ariko turebye neza ibigirwamana, dushobora gusanga hari ibindi bintu byasimbuye Imana mu buzima bwacu. Ibyo nabyo ni ibigirwamana. Umuntu ufite amafaranga ye akumva amafaranga yarahagije ibintu ibyo ari byo byose, uyu munsi akumva mu gitondo yatega indege akajya muri Amerika, yagura ubutaka, yagura iki. Ibyo nabyo ni ibigirwamana, kuko aravuga ati niringiye umufuka wanjye, wamurira icyo shaka cyose. Mu minsi yashize cyangwa n'ubu biriho, hari umuntu w'umuherwe w'umunyamerika witwa Elon Musk, ngira ngo ari mu bakire ba mbere, yakoze icyogajuru nawe ngo arashaka no kujya guturisha abantu hejuru. Ibyo ni ibigirwamana. Amafaranga ni ikigirwamana.
kumva ko wagenda ukimura abantu ku isi ukajya kubashaka indi niba nahita isi cyangwa undi mu wundi bajya gutuzaho abantu, ibyo nabyo ni ikigirwamana. Ibigirwamana ni uburyo bwinshi. Ibigirwamana, ubutunzi nari bimaze kubivuga, amazu meza, ibyo ni ibigirwamana. Imana nuyimura ukumva ko Imana hari ikindi cyayo ishobora, hari ikindi gikomeye, icyo ni ikigirwamana. Tujya tugira ibindi bigirwamana mu miryango, ubwiza ukavuga ati njyewe uko meze gutya ndakomeye, umwanya mfite mu buyobozi runaka, uko mpagaze uyu munsi, n'ibyo ni ibigirwamana. Ndagira ngo mbabwire ko ibigirwamana ntabwo tujya kureba bya bindi byo mu ndaro twajyaga twumva za Nyaringi n'ibiki. Ikintu cyose kimura Imana mu bugingo bwawe ni ikigirwamana. Sinshaka cyane genda gutinda kuri ibigirwamana, ariko ndabereka ko icyatumye bari abantu bahanwa, buriya bwoko bw'abanyakarudaya bahanwa, byaterwaga no kwiringira amaboko akomeye bari bafite. Kandi natwe muri iyi si ya none, muri iyi minsi yacu, turabizi ko ibyo bintu tubireba tukabigira, tukabyiringira, tukabona ari ibintu bikomeye. Gusa muri ba bantu tujya dusoma muri Bibiliya, hariya muri Daniyeli, muri bari abantu batwawe na bari abayuda bari bahanwe, harimo abasore cyane nkunda twese twarabasomye, ba Daniyeli, ba Meshaki na Abedenego na Sadraka. Baragiye basanga kamere cyangwa imiterere y'Imana, basanga ntabwo ari Imana nyamana, bo bahitamo kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Bahitamo kumenya ko Imana, bamenya ubwoko bwabo, barimenya. Ari nayo mpamvu bakoze iby'ubutwari, tujya tubasoma tukabona ko ari abantu bakoze iby'ubutwari. Nubwo byari bimeze bityo, basanze abantu barubatse systeme niba ariko navuga, abantu bakomeye bafite ibyo bakomeyeho, ariko bari abagabo ndetse n'abandi turi buze kubona bakoze iby'ubutwari. Baravuga bati Imana yacu turayizi, yakoze ibitangaza twabyumvanye ba sokuruza bacu, yatuvanye muri Egiputa itwambutsa inyanja itukura, twambutse Yorodani. Bari bazi inkomoko yabo, bari bazi icyo bashaka gukorera, barimo banakora ibikorwa cyangwa barimo babiba ibyo bifuza kuzasarura. Kuko ku ntego twihaye twavuze ngo icyo turi uyu munsi ibyo tuzasarura. Iyo tugiye gusoma amateka yabo y'abari abantu rero, twasanze ko n'iherezo ryabo ryabaye ryiza. Abo bantu nababwiraga abasore bakoze ibitangaza hariya, murabizi ko bakijije, ndetse bakijije n'abandi batizera Imana n'abanyakarudaya bari bagiye gupfa. Mujya muribuka iby'inkuru z'abakonikoni, bari bagiye kwicwa na Nebukadinezari. Hari undi muntu njya nsoma muri Bibiliya nawe nkabona yakoze imirimo ikomeye cyane, umusore witwa Yosefu mwene Yakobo. Ubwo yaragurishijwe nawe bunyago, yaragurishijwe kwa Potifari muri Egiputa. Muribuka ko yabaga mu rugo rwo kwa Potifari, akajya yiherera agasenga, abantu ntibamenye inkomoko ye, ariko we yari yizi, yari azi iherezo. Muribuka ko ibyo yakoze byarashobokaga ko ntawamurebaga mu rugo kwa Potifari, muka Potifari we wenyine bari kumwe, ariko yaravuze ngo ndahagarara ku Mana yacu, Imana namenye, Imana ibarinda gukora ibyaha. Undi muntu untangaza cyane wakoze imirimo ndetse tujya dusoma muri Bibiliya ni umuntu witwa Tabita. Tabita yari umugore wadoderaga abandi, cyane cyane abapfakazi. Ngira ngo izo nkuru tujya tuzisoma, nababwiye ngo turimo turibukiranya n'ibintu dusanzwe tuzi. Hanyuma igihe kiza kugera arapfa. Amaze gupfa, kubera imirimo ye yarakoze, kubera uburyo ye yarabibye, abantu bararira cyane, bararakara, barababara cyane kubera iyo mirimo bibukaga imirimo. Ntabwo Tabita bamwibutse kubera ko yari Tabita cyangwa afite aho yari avutse, ahubwo bibukaga imirimo yakoze, bibukaga amakanzu yabadoderaga, bibukaga uburyo yafashaga abantu bababaye, bibukaga ibitangaza yakoze. Barangije Petero araza aramusengera, aramuzura, ariko bitewe n'iyo mirimo, iyi mirimo dukora hari ahantu izibukwa, ibyo tubiba bizagaragara uko byagenda kose.
kandi ubwo tuzi uyu munsi tukaza gusenga tukahirimbana nk'uko Paul yabivuze, tukaza mu nzu y'Imana, ntabwo tuza gusa kugira ngo tuze kwinezeza, nuko tugira ngo hari aho twifuza kuzaba, hari aho twifuza kuzaba, hari aho twifuza kugira ngo iyi mirimo iherezo ryacu rizabe ryiza, tuzagire tuzibuke ko twaje kubiba, twibuke ko ubu hari abandi baryamye, hari abandi batari ahangaha nyine baryamye cyangwa bari mu bindi bibanezeza, ariko wowe ngewe n'undi twebwe twese twahimanye turavuga ngo reka tuze ahangaha tuze gusangira ijambo ry'Imana, tuze kumva ibyo bitangaza Imana ikora mu hagati muri twebwe, nuko tuvuga ngo turifuza kuzagororerwa. Ibyo tubiba rero bikwiye kuba tuzabigororerwa, kandi ngo umuhinzi asohora isuka ababaye, ariko igihe kizaba kigeze aranezerwa. Tuzi ba Pawulo yari umuntu ukomeye, ariko yiyamburiye icyubahiro cyose. Tujya dusoma izo nkuru mu byakozwe n'intumwa, yemeye kujya kuvugira ubutumwa, yarabuvuze. Nanakeka ko buriya nsomye inkuru za Pawulo n'urugendo rwe rwo kubwiriza ubutumwa, mbona ariho twaboneye agakiza. Niho twamenyeye, abantu benshi bamenyeye Yesu, agakiza twagahawe na Yesu, ariko twakabwiwe kanyuze muri abo bantu. Ukurikije urugendo Pawulo yakoze, ndatekereza ko mu byatumye natwe tw'abanyamahanga tubasha kumenya agakiza ka Yesu ni imirimo ikomeye yakoze, kandi yashyizemo imbaraga, arabibabarira. Murabizi imanza yagiyemo kugeza ubwo yahoraga mu manza, yarakubiswe n'abandi bana n'izindi ntumwa, ibyo murabizi. Hari n'umuntu tujya dusoma mu butumwa bwiza, umupfakazi wari umukene wagiye gutura, ngo atura ibice by'ifeza 2, kandi ari byo byonyine yari afite. Nuko yari ari kubivuga ngo ibi ndabitanze, ariko ndabizi ko bizavamo ibintu bikomeye. Burya urubuto iyo urujyanye mu murima, urushyira mu murima ari igishyimbo kimwe, ariko bigiye kwera byera bitewe n'ubutaka buhinzemo, bishobora kubyara ibiro 5, ikiro kimwe. Urabizi ko urubuto rumwe. Gukora imirimo rero izibukwa ni imirimo dukwiye gukora turi mu nzu y'Imana, ni imirimo dukwiye gushishikarira. Abakristo ba mbere murabizi ko basangiraga ibyabo bagira ubumwe. Gusa uyu munsi rero twakwibaza ngo mbese ngewe wowe uhagaze he? Ese ni uwuhe mukene ugaburira? Ni iyihe mfubyi witaho? Ninde muntu wambitse? Ibyo biratureba. Gusa Babuloni turimo uyu munsi bitwereka ko dufite ni ibya wenyine, ni duke yatwawe, ntitwagukwira. Nyamara mu minsi yashize dusenga hano, hari umuntu watwibukije ngo ntabwo gukora bikeneye ibintu by'ibitangaza, ngo bikeneye amaso yo kumenya igikwiriye gukorwa hehe kandi byari. Gukora rero uyu munsi kugira ngo tubibira ibyo tuzasarura mu minsi iri imbere. Tujya dusoma n'abandi benshi cyane. Nyuma rero muri za nkuru twasomye dusubiye inyuma gatoya, ubwo nuko narindi gusobanura, bariya basore navuze ndabakunda cyane kubasoma, n'abandi bandi bitwa nka ba Ezira na Nehemiya. N'abantu uko bagiye ntibiyandishe ibyo kurya by'ibwami cyangwa ntibisanishe na bari abantu bari baratwayeho ubunyago b'i Babuloni, Imana yaje kubagirira neza. Bo barokotse muri babandi b'Abayuda benshi barimbutse, baje gusubira iwabo, bajya gukorera Imana yabo, bajya kubaka urusengero, bongera kurusubiza ku murongo. Babuloni rero iyo ngiyo yararimbutse, ariko bariya baracika ku icumu basubira iwabo. Natwe rero tumenye ngo aha ku isi i Babuloni turimo uyu munsi, uko byagenda kose, haba kera Yesu niwe ubizi, nako Imana, kuko Yesu yaravuze ngo nawe umunsi w'imperuka ntabwo awuzi. Imana uko byagenda kose nibwo niyizi igihe iyi si izarimbukira. Ahubwo dukwiye kumenya ngo izarimbuka njyewe nawe duhagaze, twebwe abitiriye izina ry'Imana, twebwe abari mu nzu yayo uyu munsi tuzaba turi hehe? Mu magambo tujya dusoma mu isezerano rishya cyangwa mu butumwa bwiza, hari ahantu Yesu yabwiye abantu i Kaperinawumu ari kwigisha,
yarebaga ibitangaza yahakoreye akareba uko bamubonye, arangije arababara cyane aravuga ngo hano hazarimbuka kurusha Isodomu. Icyari gitumye agereranya Isodomu na hariya no kubera ko Isodomu hoherejwe y'abahanuzi, ariko Kaperinawumu hakorewe ibitangaza abantu babireba bananirwa kumwizera. Abo rero nibo bahindutse. Hanyuma rero tugeze muri igice cya kabiri twasomye mu byakozwe n'intumwa mu ibyahishuriwe Yohana, twabonye nabo bavuga ku minsi y'imperuka cyangwa irimbuka ry'isi cyangwa irimbuka ry'i Babuloni, ngo ni abantu batandujwe n'ibyaha, ni abantu batandujwe n'iby'inahangaha iyi si tubamo, ni abantu bitwararitse, ni abantu rero kubabwira bya bindi umuntu akwiye kubakora, ni abantu bafashije abakene, ni abantu barebye imfubyi zirira, ni abantu basuye abarwayi kwa muganga. Abo nabo biba bikwiye ko tubibuka, ni abantu b'abanyembozi. Aha rero muri icyo gice dusoma ko abo bantu bazarimbuka nabo, iyi si izarimbukana n'aba bantu, ariko twebwe tubwirwa uyu munsi twe kuba nk'abariya bantu b'i Kaperinawumu cyangwa b'i Babuloni babwiye ubutumwa bwiza, kuko bariya basore nababwiye haruguru ba Daniyeli bakoraga ibikorwa byiza, barasengaga bakiriza, n'abandi barabibonaga. Natwe rero muri ino minsi hari abandi babikora, kandi hari ikintu nyankundira Imana buriya Imana ntabwo ireba ngo abantu benshi bakora ibibi ngo izagira impuhwe, ngo kubera ko abantu benshi ngo bakora, kubera ko abantu benshi ari abanyabyaha. Imana ntabwo ikora gutya, Imana ikora ku muntu ku giti cye. Ahari uyu munsi uri ahangaha waje guterana ukumvira ijambo, Imana ikagukora ku mutima, wazamurira abantu bati Imana igihe cya Nowa abantu benshi bakoze ibyaha, ndetse Nowa bihanura imyaka 120 imbere, bakajya bamuseka bamubwira ngo babona ari umuntu w'umusaza wataye umutwe. Ariko Imana uko abantu bari bameze icyo gihe ntabwo byayibujije kurimbura abantu, ngo nimara kubarimbura Nowa n'umuryango we urokoke. Ntabwo Imana rero ireba ngo abantu benshi, ntabwo Imana ikorera muri icyo kigali. Imana ireba umuntu ku giti cye, ikareba umuntu uyemera, umuntu uhinduka. Muri icyo gihe rero twabonye ko abazaba ku musozi wa Siyoni ni abantu bakoze imirimo myiza. Iyo mirimo yonyine izapimwa nishyirwa mu muriro ye gushya. Ibyo bayibye bizagaragara, ibyo bagiye babiba nk'uko ya nyirimo twaririmbye bivuga, bagiye babiba bababaye, bagiye babiba mu mvura, mu kibunda, baje barigoye baza nyuma ya saa sita ku cyumweru byenda bagombye kuba baryamye, ariko Imana ibyo nibyo izibuka. Abandi bose izabarimbura, abantu bahinduriye abandi ku mwana, abo ngabo nibo Imana izibuka. Abazahabwa ubwami bw'Imana rero ni abakomeje kwitondera amategeko y'Imana, kuyizera nk'uko Yesu yaratunganye, nk'uko yabigenje. Ntavuze n'amagambo menshi kugira ngo dusubize ibitekerezo inyuma, turebe ibi byose ntabwo twabyishoboza. Iyo dusomye mu Befeso igice cya 6 kuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 18, tuhasanga liste y'intwaro cyangwa intwaro umukirisitu ujya mu ijuru akwiye kwitwaza kugira ngo bimufashe no gukora iyi mirimo myiza twavugaga, kugira ngo abashe kugira icyo akora kizibuka, kizandikwa ahantu kitazashya kikabura. Hari uguhagarara mu kuri. Ni amagambo twasomye, ntabwo niwe yasubiremo, gusa nagiye mfatamo ingingo nkeya. Hari uguhagarara ku kuri, ahubwo ikibazo kisigaye kiriho kandi no mu nzu y'Imana birimo. Ubu twahinduye, niba ari uguhagarara ku kuri, uvuga ukuri bitewe n'uhagaze imbere. Ukuri kwahinduye. Ubundi Abanyarwanda nibo bavuze ngo ukuri guca mu ziko ntigushya, niyo ukuri guhora ari ukuri. Ariko kubera iby'iki gihe by'isi n'ababo
abantu twarahinduye tubijyana uko tubishakiye, ukuri ukakubwira bitewe n'uko ukuri imbere uko ushaka ko yumva, ntuvuge ukuri nyakuri, ukuri nyako tukavuga ukuri twishakiye. Gukiranuka twarahinduye mu gato no mu kanini, waba hari ukureba. Buriya iyo umuntu akureba, umuntu ni umuntu we, nta n'ikibazo binatwara, ariko Imana ifite aho ikurebe riri. Imana irakiranuka, ni ukuvuga ngo dukwiye gukiranuka ku gato no ku kanini. Mu maturo dutanga, mu byacumi, mu byo dukora, hari ahantu bizibukwa, hari ahantu bizibukwa. Uko tubiba tuzasarura. Biradusaba rero gukiranuka, tugakora ibikwiye, tugakora imirimo tuzi kwizibukwa, natwe ubwacu tutibeshya. Kuko nababwiye ko ntabwo Imana igirebera ngo abantu benshi bameze gutya, reka Imana irebera umuntu ku giti cye, kandi uwihannye Imana iramwemera. Hari ubutumwa bwiza nk'inkweto, ubutumwa bwiza twarabwumvishe, buravugwa hirya no hino. Ubu noneho biri n'amahire, hasigaye hari za YouTube channels nyinshi cyane, ubutumwa buravuga, nta muntu uzavuga ko atavugisha ubutumwa. Ahantu hose utaje mu rusengero washyiraho kuri internet, kuri telefone yawe, ubutumwa ukabwumva. Hari ukwizera nk'ingabo. Ingabo y'umusirikare agiye ku rugamba, burya adafite ingabo bamurasa imyambi cyangwa bakamurasa amasasu, ariko bifite kwizera, bifite ingabo iragukingira iyo imyambi cyangwa umwanzi Satani byakoresheje byose bigatambuka. Hari agakiza twahawe na Yesu. Buriya ni agakiza gakomeye cyane. Agakiza niko gatuma byose tubibamo, dutekereza kuza guterana, twumva tugomba kubiba, kandi tuzi ko isaha n'isaha, igihe impana y'imperuka izavuga, nibura tuzaba turi kumwe na Yesu. Ibyo rero tubiharanire, tubishyire mu byo dukwiye kuba tugirana. Hari ijambo ry'Imana, ni nk'inkota. Umusirikare yagiye ku rugamba, yewe ubu ntabwo bigikora cyane, ariko abo hambere abasirikari batwaraga inkota, zari mu ntwaro zikomeye cyane. Iyo ufite inkota, ntabwo umwanzi ntabwo yakugeraga ngo gukoresha ibyo ashaka byose. Rero biradusaba ko dutwara ijambo ry'Imana nk'inkota, kugira ngo turwanye Satani, tubashe kumutsinda, kandi nawe azaduhunga. Hari ugusenga rero ku buryo bwose, atari ugusengera amadegede y'inaha ngaha, cyangwa atari ugusengera ibingibi by'umunsi ejo ugasonza. Dusengere kugira ngo dusenge mu kuri no mu mwuka. Ni ijambo ry'Imana niko ritubwira gusenga twinginga, kugira ngo Imana tuyisabe kugira ngo tuzabe mu bwami bwayo. Abakoresha izo ntwaro rero nari maze kuvuga haruguru, cyane abarangiye mu Efeso igice cya 6 ku murongo wa 10 ukageza kugera kwa 18. Imirimo yabo cyangwa izo ntwaro zafasha gukora imirimo izibukwa. Ibyo uyu munsi bikazagiraho byandikwa, bikazagiraho bigufasha, bizagiraho bikorokora, bikuvana mu isi. Kuko ngo twasomye inyuma hariya nyine twasomye mu byashije Yohana, twabonye ko abantu Satani azashyira ikimenyetso, kandi n'ubu Satani arakora. Satani yarahagurutse, murabibona nk'ibyo twavugaga byose, ibyo by'ubutinganyi, ibyo ubwicanyi bureze abantu, indamu, gushaka indamu, uburiganya ubwo ari bwo bwose, ubusambanyi busigaye bukorwa ku buryo bugaragara bwose. Umuntu akaza akaba ari mu nzu y'Imana, ariko yavamo rwose akumva yakwiyambura, akaba ahubwo agashyira ku ruhande agasambana. Ibyo rero ni ibimenyetso bya Satani. Ibyo rero abo bantu bose bazarimburanwa nabo. Ariko izo ntwaro uzambara, ukabikora ubikunze, ukabikora uzabigororerwa, nibwo tuzasarura. Mu gusoza rero, ndagira ngo twibukiranye ko hazaruhuka abazaruhuka imihati yabo n'abazaba barakoze, kandi gukora n'uyu munsi. Gukora ni kare, niko bajya bavuga mu Kinyarwanda. Ndagira ngo twibukiranye ko gukora ni kare. Umuhinzi yagiye guhinga, ahinga mbere akazasarura nyuma. Uwagumye mu rugo agashyira amaboko mu mpuzu, niko abarundi bavuga,
iyo bigeze gusarura nyine mwumva nkuko bigenda. Ndagira ngo rero twitekerezeho tumenye ibyo dukwiye gukora. Dukeneye kurebesha amaso y'umwuka nkuko nabwiye hari umuntu wabyigishijeho. Ibyo gukora byo birahari, nta nubwo Imana izajya kukubaza ibyo wagomba kujya gukora muri Kongo. Ibyo gukora biraha, hari aho dutuye, hari abo turanye nabo, abarwayi turanye nabo ubamenye ute, abakene turanye nabo. Tumaze n'igihe minsi turi mu gihe kitoroshye, igihe cy'icyorezo cya COVID-19 byahungabanyije ubuzima bwa benshi, ariko no gukora biracyahari, gusangira n'abandi birakenewe. Rero ko wareba ku ruhande ukareba umuntu muturanye, ukamenya imibereho, ari gusura abo bantu bose ukabamenya. Ukeneye kubireba ukabimenya. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Mu ijuru hazaba ababikoze, hazaba ababikoreye, hazaba abahinduriye abantu benshi ku mwami, hazaba abafashije abo bose nababwiraga. Bikeneye kubireba. Gusoza rero mu by'ukuri ndagira ngo twibukiranye ko dukwiye gukora ikinyuranyo, tukava muri Babuloni, tukava muri iyi si. Ko byaba bibabaje, ngira ngo byazadutera n'isoni twari mu nzu y'Imana duterana, ariko tukazajya guhanwa na Satani, tugatwikanwa na Satani. Biradukwiye ko dukora ikinyuranyo. Niba uri mu nzu y'Imana ukabihagararamo ubihagazemo, niba uri mu nzu y'Imana ukaba uri umuntu w'umunyamirimo, ku buryo kana kuriya turamuzi, ukuri kwe nuko nguko, ukuri kwe ntabwo kuvangiye, ntabwo ahindura ukuri bitewe n'uko na circonstance cyangwa aho ahagaze n'umuhagaze imbere. Ukuri kwe guhora ari ukuri. Ibyo dukeneye kubimenya. Akiranuka haba habona, haba ni mu mwijima, byose abikora neza. Birakwiye rero, ndagira ngo tubitekerezeho, dusoza rwose twubika amaso yacu, twega bari aha ngaha, dutekereze rwose. Nababwiye ko Imana umuntu wese mureba, umuntu wese ni ikinege, umuntu wese ni ikinege ku Mana. Ntabwo umugore washatse yazakugeza mu ijuru. Imirimo y'umugore wawe niye ku giti kimwanditseho, iyo umwana wawe niye ku giti cye, niyo umugabo ku giti cye. Ntabwo ari nka kwa kundi ngo umukuru w'umuryango ibintu byose arabibazwa. Reka da, ku Mana, Imana agakiza ni individuel. Agakiza, hari abajya bakunda kuvuga ngo agakiza ni ikinege. Agakiza nako umuntu ku giti cye. Umuntu azinjira ku giti cye, ntawe uzinjirana ibyo byose. Reka rero twubike amaso yacu, tubitekereze kuri aya magambo. Duhamagare umushumba wacu Pastor Sebazungu aze asengere Imana. Byashoboka ko hari ibyo wakumva watunganya, ibyo ni wowe ugomba kubimenya. Imana yaduhaye umudendezo, iduha ubwenge, iduha kubitekereza ku giti cyawe wareba. Reka duhamagare Pastor yegere hino adufashe gusenga Imana. Ariko n'uwakumva tangira urugendo cyangwa hari ibyo yakosora, yabikosora igihe kitararenga, akongera akareba bundi bushyashya. Reka tumushyize mikoro dusengera Imana.